Ikiganiro The Reflection Show tubamenyesha ko tugeze mu gace ka Trending Stories Daddy Amakuru. Nimeza ndakusemeze neza. Nimeze neza. Mufite iki no munsi? Uyu munsi ngufitiye inkuru nyinshi. Uyu munsi nabanje guhera iwacu Epfiri Butare. Ihuye. None mu mujyi wa Butare. Aho habaye igitaramo cya Ejo Bundi Watch Festival. Hari ahantu Ejo Bundi hamaze iminsi bahatwika cyane ariko umusaza bita igisupusupu nitukomeza kuvuga igisupusupu nukomeze kugira ngo wenda no kumuharara bya bindi uzohoya. Igisupusupu abahanzi dusanzwe tuzi nka Bulldog. Bulldog umaze imyaka 10 muri music industry. Ntabwo byoroshye ubwo Bulldog arimo aravuga ati ese ndi gute nshobora kuba igisupusupu yose. Igisupusupu ubona ko n'umuhanzi kuri ubu urwego ariho. Ubona ko n'urwego rukomeye byatari ku buryo nawe utakifuza kurugero na Bulldog ubwe mu magambo ati oya ubusanzwe tuzi yuko ni Butare batangiye bitango n'abakonari ndetse ni n'abantu dusanzwe tuzi ngo n'abantu basomye abanyabitabo ariko kugeza ubu ngubu igisupusupu twarasho muri tunajyayo tujya kumureba tunazi nira shokono yari imeze nibwo twimo tuvuga tuti se none abanyabutare no kunara pingaji ese gute bashobora kuza gukurikirana kino gano cyangwa kino gitaramo igisupusupu ageze kuri stage umukecuru muraza kurikirana mu mafoto ukuntu byaje kugenda wa mukecuru wari wambaye ibintu by'umweru umukecuru naramukunze byatari igisupusupu yabaye kigeraho ebana Butare yose abasaza abakecuru arakubita ubwo na Hambo Jizo nawe yarahari ari kumwe n'umwana we kuri stage amwishimira tubona ukuntu byaje kugenda kuri stage Butare ikigaragara igisupusupu ari mu kazi ikintu ubona twarashimira iwacu festival music ubona ko bari guteza imbere industry nyarwanda mu muziki nta competition kandi ubona ko ni ibintu bigaragara fresh mu basaba ikiza nuko aba fans umu artist aragera kuri stage akirekura ntabwo bagifite niyo mabifu ubona ko ahazaza kuvugwa mu minsi yashize nuko Tizo wo muri Active uramuzi hari nk'uravuga ko yarwanye na Bahati uriya wo muri Just Family Just Family tipe bana nukuntu yitonda ubundi Bahati Tizo umuntu utagira amahane Tizo nawe yabihakaniye kuratireka reka nta murwanye agira no na bifu cyangwa ni ya hit ashoboka ko ari hit cyane simbizi ariko tukiri kuvuga kuri Just Family bafite indirimbo yabo nshyashya yitwa irandimbo nshyashya yabo yitwa Nyemerera copy paste y'indirimbo ya Rayvan yitwa urayizi atangiye manabona kadenso iratangiye no kuvuga ngo twabareka mu kujyana ka video gatoya tukagaruka mu gatoya tukatuze turebe kuri iyo ndirimbo gatoya ya Just Family Bahati ndetse ukuntu bagiye ikintu bita umuco wo gushishura mu Rwanda nari nzi ko warangiriye kuri Bruce Melody agira wa munyamari ariko ubu ngubu ntabwo birashira kuko mu magambo ya Bahati ubweravuze ati indirimbo ndazaje yishimira nta kizamubuza kwikora Rayvan aramuka abimenye reka tugaruka tuve i Butare tugaruka hano i Kigali tugaruka kuri iyi anniversaire ya Nina kuri itsinda bitandukanye n'agatangaza kwere byaradutangaje nibye kuva navuga nibwo bwa mbere nari mbonye anniversaire mu namwe n'amafaranga ibintu byarahindutse ntabwo bakikumena amazi ntabwo bakumena no puderi ntabwo bakumena efu bakumenaho amafaranga muri iki cyumweru gishize nibwo Nina yakoze anniversaire nta muntu kivuga imyaka usanga ari na yubiri cyangwa ari n'imyaka ntabamenya gusa cyane ko yubiri ubundi era ku myaka 25 kandi ashaka kuba yirengeje ukuntu byagenze ara muri anniversaire ari turiyo nibwo abantu bazanye afite itsinda ry'abashuti bisanzwe bazana baramusura nyine uko aho bari bapanze ari n'ababyeyi be abatante be na mama we na Sandrine Sheja yarahari DJ Pius abastari batandukanye nibwo inshuti ze agakuru kiwe inshuti ze za hafi batari babande tuvuga twebwe dusanzwe tunazi tubona baramukore surprise baraje amaze ko arimo aravuga ijambo avugira ibyiza saba n'ibindi bintu ateganya mu buzima bwe tunamwifuriza isabukuru y'amavuko nibwo rero bahise bazamumena amafaranga kimukumena amafaranga DJ Pius ingofero ni wako bira ibintu ni byiza nanjye ndifuza ko mwazamura anniversaire mukamena amafaranga akapani s'igihugu bira ntabwo biboje ibintu nabonye yarawahamuka n'ukuri uziko byafashe nk'isaha yose bamushyiraho amafaranga mena amafaranga kandi zari za 5 apana igihumbi apana iza 5 singweshye pe Mbona bikubwiye gutyo kugira ngo ni makabya nkuru cyane kubesha ariko byabayeho noza kujya ku social media uraza kubibona akamikeza byatari dufitiye nkuru tax
Gisa nyuma yo kuva ku ishuri yo ntago umuntu ikivuga iwawe ku ishuri ariko ishuri nyuma yo kuva ku ishuri yagarukanye gahunda afite indirimbo yitwa aracyamukunda ari kumwe na Mr Kagame indirimbo ya iri pop byatari nahoze mbona banashyize hanze video yayo bana ya indirimbo nziza byatari ya Gisa Gisa ubona ko agarukanye gahunda mu muziki Gisa ubundi batangiye bavuga ngo Gisa cy'inganzo kuko buriya ni umuntu uri generation imwe kumwe na Bruce Melody kandi bose bari muri R&B cyane ko bigeze no kujyana aga conflict ariko biza kurangira n'ubundi bose muri industry ya music ntabwo bari conflict ahubwo ubundi akenshi usanga ari gutwika usanga ari gukora hit cyakora cyo ibyo nibyo Gisa cy'inganzo rero ubwo tukiri kuri Gisa cy'inganzo bavugaga Gisa cy'inganzo nyuma yuko akora indirimbo uruyenzi ari abantu benshi nayo yayite mu ndirimbo akira indirimbo nanjye ndayikunda still no ndacyayemera kabisa yaje kugaruka ndetse bose bavuga ko umuntu wagiye kumuzana ku ishuri Nuriya Theo manager wa Social Mura bari batwe tunazi yuko wenda bagiye kumwinjiza muri label ya Grove Records ubona ko Gisa afite gahunda ashobora no kubona management bishobotse akiza benshi baramushakaga ahubwo ntabwo wigeze ayashaka twaranimubajije ariko ntabwo yigeze agira ikintu adutangariza ahubwo yaratubwiye ati ndacyahari hari abantu turimo turaganira ndacyaganira na management ahubwo nzaza ubutaha nibwo rero akenshi twari dufite amatsiko kumenya ese Gisa cy'inganzo manager we ninde agiye gukorera hehe ni yihe ndirimbo agiye gukora ikarya yitwa n'ubutsa tuzi ko ari ni hitmaker rero nibwo yese agarukana n'iriya ndirimbo ya Mr Kagame urimo akora amakorabo menshi n'abana bakizamuka Mr Kagame no ubona ko afite gahunda tukiri aho ngaho rero bimeze bitewe kuri iyo nkuru wa Izo ramuzi iyo uvuze Izo ugashyiramo n'ibisumizi Izo kuri ubu agiye gukora ubukwe MC rero wari inshuti na Riderman baza no kugira na beef muri no mwisi bafite umwuka utari mwiza bari beefinga ako wabona ina hitting never know reka tukira aho ngaho rero kuri iyo Emizo ubundi ntekereza ko abasitari benshi rero bagenda bakora ubukwe nyuma yaho Safi yakoze ubukwe Hambo Jizo aba producer yabona ko ni ibintu undi mu producer muri Miss nawe ugiye gukora ubukwe ariko atarakira invitation kuri ndirimbo imaze guca ibintu ya Danny Vumbi abana babi urayivuga icyo ubonye amashusho yayo Danny Vumbi nabarenze kwasema ariko ikintu cyanangaje ni kimwe bana udutente yakoze uko yagiye avuga amazina y'abantu bose buri sose yagabaragara nka nk'umwana Bisoso agatente Charina Nina agatente ida creativity icyo navuga cyo nyine igenda nyine ndi oya gusa ukira uriya mutipe Danny Vumbi no urabara tuzi mu creator umuntu wandika no muhanga kubera ko ikintu cyose bisa naho aba yagikoze yitekereje rero ni kubera ko iriya creativity yakoze iri mu kantu kaje kasaceje man kuri social media zose umuntu wese uziko ari muri randirimbo uramutsawe no ntabwo uzobita yamukiza kamba ameze ko ibi ni pop byatari ngiye irashuna yikunze by the way okay ariko dushobora gusezera tukagenda turabona bwije byo twasezera tugenda cyane ko trending stories kuri nakagaruka ba Victory TV oya Daddy V kumwe na Dax ciao